mwami wacu Yesu Kristo. Asante katika jina la Bwana Yesu Kristo. Reka tuhaguruke dusome amagambo y'Uwiteka. Tusimame tusome maneno ya Bwana. Turasoma ibyakozwe n'intumwa. Tusoma matendo ya mitume Igice cya mbere. sura ya kwanza. Turahera kuri uwo murongo wa mbere. Tuanze kuri mstari wa kwanza. Turageza ku murongo wa 9. Tuanzia mstari wa 9. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya mitume. Igice cya mbere. Sura ya kwanza. Duhere ku murongo wa mbere. Mstari wa kwanza. Turageza ku murongo wa 9. Hadi mstari wa 9. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu. Teofile we, muri iki gitabo cya mbere nanditsemo ibya Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriweho mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije, azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko ku murongo wa 4, nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramukingiriza. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye data wa twese, urakoze kubona waturinze, watwirijeho umunsi wose, wabanye natwe iyo dutataniye. Turavuze ngo habe icyubahiro none iteka ryose. Twongeye kuza imbere zawe Mwami, ndakwinginze ngo wirengagize amafuti yacu, utubabarire ukweze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngaho dore iri jambo risomwe, wigaragaze Mwami, utuvaniremo umutima utanga ubugingo. Ngwino urisobanure, weho ni wowe uzi icyo ushaka kutubwira. Garagara hagati yacu, imbaraga z'ijuru zitugote mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turicara. Imana ishimwe. Uyu munsi ni iminsi 6. Siku ya leo ni siku ya 6 y'ukwezi kwa mbere ya mwezi wa kwanza 2024. Sibyo? Ni umwaka mushya. Mwaka mpya. Imana ishimwe kubona twemereye kugeza uyu munsi. Ashukuriye Mungu anatubalia kufika materaniro ya mbere y'umwaka, mkutano wa kwanza wa mwaka. Mnanezerewe? Mnafurahi? Imana ni habichwa. Mungu apewe sifa. Imana yaturinze umwaka ushize. Mungu alituchunga mwaka iliyopita, n'uyu mwaka izawuturinda. Mwaka huu atatuchunga ndani. Kuko ihora iri maso. Kwa yeye anashinda anateta. Imana ikwitaye. Ni Mungu yeye anatushughulikia. Ni Imana nziza. Ni Mungu yeye mwema. Ni Imana yumva amasengesho yacu. Mungu anasikia maombi yetu. Amen. Amen. Bafitiye intasho z'abakozi b'Imana. Niko na salamu zenu za utumishi wa Mungu. Umusaza Berekimasi yambwiye ati nzabaramutse. Mzee Berekima alisema niwasalimie. Hanyuma na w'Imana na warambira ati nzabaramutse.
Imana naye aniambia kandi abo bose bambye ati babifurije umwaka wale wote walisema watakia mwaka rero mwakire intasho zabo sasa mpokee salamu zao kandi intego yabo tena lengo lao ni kugira bagere hano kusudi wafike hapa icyo bambwiye ni vile walisema bavuze ati intego yabo walisema lengo lao ibyo bashaka vile wanataka mwi mwaka kugira bagere hano kutaka wafike hapa rero musenge sasa nyinyi muombe ibindi byose muberekere Uwiteka yengineyo muyachie Bwana Mungu amen amen Imana yacu ni nziza Mungu wetu ni mwema kandi yumva amasengesho tena anasikia maombi yetu Imana yaduteranyije Mungu alitupa kusanyika ifite ibyo ikeneye kutubwira iko na yeye anataka kutuambia iyo Mana rero yaduteranyije ule Mungu aliacha tunakusanyika nize iganirire buri umwe wese azungumzie kila yeyote yo izi uko buri umwe akeneye yeye anajua kila mtu anataka nize ikuganire akuje akuzungumzie jewe ntunamenya ibyo ukeneye mimi sijui yale unataka ariko Imana yo izi ibyo ukeneye lakini Mungu anajua yale Imana unataka izi imitima yacu Mungu anajua mioyo yetu Imana izi ibyo Mungu twibwiye anajua vile tunajiambia ize igenzure buri umwe wese akuje achunguze kila yeyote imugaburire amupatie chakula kugira ngo utava imbere z'Imana toke mbele ya Mungu ukaba babura baje unakosa na tena likuja ukaba ngutaje unakuwa kama kandi wageze imbere z'Imana tena wewe ulifika mbele ya kandi Mungu wageze kwa tena muganga ulifika kwa daktari ariko ugataha unarudia nkutageze mu isoko kama kufika sokoni kandi isoko ryaremye tena soko kandi iyo umuntu agiye mu isoko muda akienda sokoni agiye guhaha anaenda kuhemea none ntabwo twaje sasa guhaha nasi tunakuja kuhemea ntabwo twaje guhaha nasi tunakuja kuhemea Yesu yaravuze ati Yesu alisema umuntu utazabeshwaho n'ibyo kurya gusa hataishi kwa chakula tu utazabeshwaho na kike hataishi juu ya utazabeshwaho n'ibishimbo hataishi juu ya maharage utazabeshwaho n'umuceri hataishi juu ya wali ahubwo ijambo ryose riva mu kanwa lote natoka ndani ya kinywa iryo rizabeshaho umwana w'Imana tunaishi rero nta kintu kitubeshaho hakuna kile kinacho tunaishi atari ijambo ry'Uwiteka la Bwana Mungu amen Amen. iri jambo ry'Uwiteka neno ya Bwana niryo ritubeshaho tunaacha tunaishi amen amen tusomye aya magambo tunasoma maneno haya yanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe ikiwa ndani kitabu cha ni amagambo ya Teofili ni maneno yaandika juu ya amubwira ibyo umwami Yesu yakoze mwambia yeye mfalme igihe yari ari hano ku isi wakati alikuwa hapa ulimwengu yigishaga abantu anafundisha watu akabwira abantu iby'ubwami bw'Imana akabwira n'ibizaba anawaambia vile itakuwa uko byanditswe mu gitabo cya Mose nuko byanditswe mu bitabo by'abahanuzi ibyo byose yabibwiraga abantu anawaambia watu ariko isaha igeze yo gusezera saki watia ya abwira Bwana abigishwa anaambia wanafunzi arababwira ati rero anasema ngiye kugenda nataka kwenda ngiye kugenda ariko sasa icyo mbasezeranyije ina waadia nzaboherereza umufasha nitawatumia msaidizi amen amen ngateraniriza hamwe abigishwa anawakusanyisha pamoja arababwira ati akamwambia ngiye kugenda nataka kwenda cyo mbingingiye kile na wasi ko mwaguma i Yerusalemu kwa mu kugeza igihe kufika wakati data azoherereza ibyasezerano atatuma yale ibyasezeranijwe byari bihe yaliyo haidiri nini wari umwuka we ilikuwa Roho Mtakatifu amen Amen. kuko yari yarabwiye ati nilikuwa naambia eti mugire icyo mukora msikore cha kufanya mutarahabwa izo mbaraga bila kupewa ile nguvu kuko izo mbaraga kwa niziza zile nguvu zo zikikuja zizabashoboza gukora umurimo izo mbaraga niziza zizabakuramo ubwoba izo mbaraga niziza zizabavanamo intege nke udhaifu zibambika imbaraga zitawafika nguvu amen amen turaganira ijambo rivuga ati tuzungumza neno la imbaraga z'umwuka we nguvu ya Roho Mtakatifu imbaraga z'umwuka we nguvu za Roho Mtakatifu birakwiriye ko buri mukristo wese yahabwa umwuka we inastahili kila Mkristo yote apewe ile Roho Mtakatifu birakwiriye ko buri mukristo wese inastahili Mkristo yote yahabwa umwuka we apewe Roho kuko Mtakatifu udafite umwuka we kama una Roho Mtakatifu ntawuzagera hautafika udafite umwuka we ntawuzagera udafite umwuka we ntawuzinjira mu ijuru hautaingia mbinguni kurahire nkomeje na kurapia kweli izo mbaraga nizo z'abatubanjirije bari bafite ndio waje kututangulia niyo mpamvu bakomeye ndio sababu alikuwa bemera gupfa bemera gukererwa bari bafite izo mbaraga niyo mpamvu nawe nitazinjira akantu gate kazaza kazakuvana mu nzira kutoa ndani ya njia
nutagira izo mbaraga, nutagira uwo mwuka we, Roho Mtakatifu gatoya kazaza Roho itakuja ugate ko musifurere ndi gukora menshi. Abantu bafite amategeko angana kuriya ndi gukora menshi, nafanya nini? uzananirwa, Utashindwa. ariko numenye icyamuhamagaye ugahabwa izo mbaraga z'umwuka we, uzavuga ati zanamba ku ijambo ry'Imana, utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo witaye ku nyungu zawe, ku bugingo bwawe, uzemera no gupfa kuko uzi ko ejo uzabaho. Utajua kama kesho yako. Amen. Imbaraga z'umwuka we, Nguvu ya Roho Mtakatifu ni imbaraga, ni nguvu. imbaraga irakenewe mu rugendo, Nguvu inahitajika na safari hii. imbaraga ikenewe mu bintu byose. Nguvu inahitajika mu mambo yote. Udafite imbaraga, Kama una nguvu, udafite imbaraga towaja mu kazi, hawezi ingia ndani. udafite imbaraga towashobora no guhagarara, udafite imbaraga Una nguvu, watendegurika, unaweza kabisa kukata tamaa. ntacyo wakora. Hawezi fanya kitu. Imbaraga z'umwuka wera Roho Mtakatifu nizo zidufasha mu rugendo. tusaidia ndani ya hii safari. Amen. Amen. Ngicyakora muzahabwa imbaraga Utapewa nguvu. umwuka wera n'abamanukira. Roho akiwashukia. Izo mbaraga Zile nguvu ni za buri mukristo za wano kila Mkristo yote wabatijwe mu mazi. aliyebatizwa ndani ya Aya maji. mazi tubatizamo, Maji tunabatizwa ndani. n'umurozi turamubatiza, Na mgawazi tunabatiza. n'umusambanyi turamubatiza, Tunabatiza. n'umwicanyi turamubatiza, Maji tunabatiza. uwo ari wose turamubatiza. Yote tunabatiza. Ariko agarukiye ku mubatiza, Akirudia ndani ya ubatizo. agarukiye muri ago mazi, ntacyo bimaze. Mafaa. Tukubatije Kubatiza. ukava muri ayo mazi, Toka muri maji. ukagumya utose utakintu kimani gukoreye, ayo mazi ntacyo akumariye, Maji haina nguvu. wayajamo Unafika ndani. ukanarimbuka. Unaangamia. Kurayekomeje Na pia nawe wakubatiza mu izina rya Yesu Kristo, ariko udahawe umwuka wera hanyuma yaho baadaye uzarimbuka. utaangamia. Bisaba ngo Ninaomba ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma Imana nayo izigushire mu mwuka wera. Nigushira mu mwuka wera uzarama mu rugendo. walikuwa utaishi ndani ya safari. Ni bangahe bo mwabatizwanye basubindi? Mlibatizwa pamoja walirudia. Ni bangahe bo mwabatizwanye bicaye mu ndani? Ni bangahe bo mwabatizwanye bari muri bara? Mlibatizwa pamoja liko ndani ya bara. Ubabaze ni benshi. Ukiwahesabu None nukubera iki wewe ugihagaze? sasa sababu gani wewe ukikana simama? Bisaba imbaraga y'umwuka wera. Udafite iyo mbaraga uzananirwa mu rugendo. Niyo mpamvu ndakwingingira ngo usabe umwuka wera. Ombe Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Umwuka wera ni imbaraga. Roho Mtakatifu ni nguvu. Umwuka wera Roho Mtakatifu ni imbaraga idushoboza. ni nguvu anayetuwezesha. Idushoboza kwihangana. Anatuwezesha kusubira. Umwuka wera ni imbaraga idushoboza. Nguvu anatuwezesha. Amen. Amen. Impamvu abakera banambye muri uru rugendo Wa zamani nuko bari bafite imbaraga. walishinda ndani ya safari. Impamvu ki basadurake na Meshake na Abedenego batatinye kwinjira mu murimo Nego bali nuko bari bafite iyo mbaraga. ile moto. Ni impamvu ki Daniyeli bamufashe bamutera mu rwobo rw'intare tiyihakana Imana nuko yari afite iyo mbaraga. Kwa kuwa alikuwa Ni impamvu ki sababu gani? ba Stefano bemewe bakabatera amabuye bakavuga ati mutere amabuye nuko bari bafite iyo mbaraga. Kwa kuwa wao walikuwa na zile nguvu. Badafite izo mbaraga bari barabona ayo mabuye bakavuga ati oya mundeke. Mniachilie. Bari bafite izo mbaraga. Walikuwa na zile nguvu. Iyo mbaraga iyo ifite Nguvu kwa nayo. itera kwihanganira n'igeragezo byose. Bila kukatiza tatizo. Iyo mbaraga iyo ifite, Ile nguvu kwa nayo. iyo mbaraga iyo wayihawe Nguvu kipewa. nta cyaha kikugeraho. Na dhambi na kufikia. Iyo mbaraga iyo ifite Ile nguvu kwa nayo. n'abadayimoni baragutinya Mchafu na kubera ntaho baguhinduka. Mbele hawezi kufika mbele yao. Imbaraga tuvuga ni imbaraga y'umwuka wera. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Imbaraga y'umwuka wera Nguvu ya Roho Mtakatifu ni imbaraga ifite ubushobozi ni nguvu ina uwezo ya hali ya juu. Yesu arababwira ati Yesu akawaambia eti
Yohana yaje abatirisha amazi. Yohana alikuja akiwabatiza kwa maji. Ariko uzaza hanyuma atakaye kuja baadaye azababatirisha umwuka wera. Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kubera iki umwuka wera? Kwa nini Roho Mtakatifu? Umwuka wera, Roho Mtakatifu avanamo kamere yose. Anatoa tabia zote. Iyo ufite umwuka wera, Kwa Roho Mtakatifu ndani yako. Kuko umwuka wera aticarana n'icyaha. Kuko umwuka wera aticarana na kamere. Pamoja na tabia mbaya. Avana mu byo byaha byose. Hanyuma umwuka wera akagaragaza imbuto zo gukiranuka. Mbegu za kuwa haki. Amen. Amen. Iyo mbaraga ile nguvu dukeneye. Ile tunahitaji. Iyo mbaraga, ile nguvu, imbaraga y'umwuka, nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ikaduhere hano ku murongo kwa gatanu. Tutaanzia hapa kwa mstari wa 6. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami iki nico gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Isiraheli? Arabasubiza ati, si byanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagiye n'ubutware bwe wenyine. Ku murongo wa 8, icyakora uzahabwa imbaraga umwuka wera nawe. Ndugu, umwuka wera ni imbaraga. Roho Mtakatifu ni nguvu. Umwuka wera, Roho Mtakatifu, imbaraga idushoboza, nguvu inatuwezesha kuba ijambo ry'Imana, kutii neno la Mungu. Umwuka wera, Roho Mtakatifu, imbaraga idutera umwete, nguvu inatupatia bidii. Umwuka wera, Roho Mtakatifu, imbaraga idutera ishaka, nguvu inatupatia kuwa na bidii. Udafite umwuka wera, kama una Roho Mtakatifu, tanisha kuzagira, hautakuwa na bidii ya kazi. Udafite umwuka wera, kama una Roho Mtakatifu, nta numwe tuzagira, hautakuwa na bidii au nakuwa na. Ariko umwuka wera, lakini Roho Mtakatifu ni ugusunika, inakusukuma, ni ugusunika. Inakusukuma. Amasara ageze kuja ku materaniro, amasara ageze kuja ku materaniro, wacherewe, unachelewa. Amen. Amen. Iyo ufite umwuka wera, iyo wenda gukora icyaha, umwuka wera arakubwira, oya icyo ni icyaha, kireke. Kubera iki? Ni umwuka wera ari kumwe nawe, ariko iyo udafite umwuka wera uzakora ibyaha, uzabigotomera, umenye ko wanakoze n'icyaha, kuko nta mwuka wera ugira. Roho Mtakatifu ni nguvu. Buri umwe wese, kila mtu yeyote, buri mwizera wese, kila muamini yeyote ushaka imbaraga, naweza kutafuta. Kuko nutagira iyo mbaraga nta uzazamuka, hautanyakuliwa. Iyo mbaraga y'umwuka wera izatuma uzamuka, ibwo tunanyakuliwa. Iyo mbaraga, ile nguvu izatuma uzamuka, hiyo itaacha unanyakuliwa, izatuma urenga bino bicu. Nta mbaraga y'umwuka wera ufite nta uzarenga ibi bicu. Nta mbaraga y'umwuka wera ufite nta uzabona uburyo wahindurwa, ahubwo umwuka wera uzaduhindura. Amen. Uwo mwuka wera ameze nka injini, ni kamavuta gari muri injini. Amen. Mwitegereze imodoka, tazame gari. Imodoka nawe yari itafite amagare, ifite byose na yote, ariko nta mavuta, lakini haina mafuta, haiwezi kuenda. Haiwezi kuenda. Umwuka wera, Roho Mtakatifu ni mafuta. Amen. Amen. Umwuka wera na mafuta. Buri kimwe cyose bisaba amavuta. Udafite amavuta uzananirwa. Amen. Amen. Amavuta arakenewe. Inahitajika. Ayo mavuta arakenewe. Ile mafuta inahitajika. Amavuta mu baririmbyi arakenewe. Amavuta mu bakristo arakenewe. Impamvu cy'abaririmbyi batererwa ngo nta mavuta babifitiye, hawana mafuta. Impamvu cy'igwi cy'amateraniro tukibera iwacu ngo nta mavuta tubafitiye, iby'Imana bimaze kurambirana, biratuchokesha. Amavuta garashize, mafuta inaisha, umwuka wera ntawe, Roho Mtakatifu haina. Abantu bamaze kubikoko, kama mtu ana matawi, ukabona mutari kugenda, kumbe yaragiye kera, ni gakeya mumuyaga guze umuhiriki. Bisaba amavuta.
mafuta. bisaba umwuka wera. Mtakatifu. Yesu arababwira ati Yesu anawaambia eti icyakora muzahabwa imbaraga mtapewa Roho Mtakatifu. umwuka wera n'abamanukira. Roho Mtakatifu Nibwo muzaba abagabo mtapewa wanaume bo kumpamya muhereye i Yerusalemu, i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. katika mwisho wa ulimwengu. Impamvu yababwiye mu muzabwiriza Baba aliwaambia mchunge. murindire. Mchunge au mngojee. Yari azi ko Alikuwa anajua batabishobora nta mpamvu. hawezi niweza bila Yari azi ko Alikuwa batabishobora anajua nta mbaraga. hawezi niweza bila nguvu. Kandi ni ukuri. Tena ni kweli. Mwitegereze Petero, Tazame Petro. mwitegereze Petero Tazame Petro. nawe wari uri kumwe nabo. Kubera iki? Kwa nini? Nta mbaraga yagahawe. Ariko igihe yahawe imbaraga, igihe umwuka wera yamanutse, Alishuka. umva, igihe yamanutse yaravuze ati yemwe mwumve bagabo b'i Yudaya, i Samariya, wa mugabo mwabanje niwe watumanukiye none. Imbaraga zari zamanutse. Nguvu zilikuwa zinashuka. Petero ntiyatinya no gupfa. Petero ntiyatinya no Petro gupfa. anaogopa Bagiye kumwica kumuua. baramubwira ati Anamwambia eti turakubamba. tunataka Aravuga kutundika. ati Na anasema eti utambamba nk'umwami. usinitundike kama mfalme wangu. Bali nitundike hivi. Iyo ufite izo mbaraga, iyo ufite uwo mwuka wera, wemera gupfa usize ijambo ry'Imana. Tuza neno la Mungu. Amen. Amen. Wemera gupfa Nakupenda kufariki. ufite imbaraga muri Wewe wowe. una nguvu ndani yako. Nta kizakunanira. Abadayimoni bazaza uzababwira ati musohoke, bazagenda ufite izo mbaraga. Ariko igihe abadayimoni bazaza udafite izo mbaraga uzabatinya. Utawaogopa. Izo mbaraga zirakenewe. Zile nguvu zinahitajika. Cyakora muzahabwa imbaraga Lakini mtapewa Roho Mtakatifu. umwuka wera Roho n'abamanukira. akawashukia. Igikristo cyane Kikristo cha leo tubagitinya Imana, hawagana tubagitinya ijambo ry'Imana, nta nubwo bagitinya kunesha. Hawaogope na Uzi kudanganya. impamvu ki? Najua ni sababu gani? Abantu bamaze kubikoko. Watu walishakuwa kama mtu aina matawi. Urugendo rurambye. Safari inawachokesha. Ariko hakenewe izi mbaraga. Lakini kunahitajika Ese namwe murazikeneye. wewe na mimi tunazihitaji. Cyakora muzahabwa imbaraga Ndoa nguvu. umwuka wera n'abamanukira. Roho akawashukia. Izo mbaraga turazikeneye kuko arizo zizadushoboza kurangiza urugendo. Kumaliza safari hii. Amen. Amen. Udafite izo mbaraga Kama una zile nguvu ntabwo uzarangiza urugendo. hautamaliza safari hii. Uzasubira inyuma ntabwo. Utarudia nyuma bila shaka. Umwuka wera Roho Mtakatifu uzatuma ubigitsika ndiye ataacha na kuwa na nanga. ukomera Na kuwa mu rugendo rwawe. ndani ya safari yako. Umwuka wera Roho Mtakatifu ni umuhumuriza we, ndiye ukufariji. ngo ni umufasha. Ni msaidizi. Amen. Amen. Umwuka wera ni imbaraga Roho z'abizera. Mtakatifu ni nguvu za waaminio. Icyakora muzahabwa imbaraga Lakini mtapewa umwuka wera n'abamanukira, Roho Mtakatifu akiwashukia. kandi muzaba abagabo Tena mtakuwa wanaume kumpamya wa kunishuhudia Yerusalemu, Yerusalemu, ni Yudaya Yudaya yose, yote, ni Samariya, na Samaria, no kugeza ku mpera fika y'isi. hadi mwisho wa ulimwengu. Amen. Amen. Impamvu Ndiyo sababu bakoze umurimo walifanya kazi. igihe umunsi wa Pentekote iyo mbaraga yamanutse, Siku ya Pentekoste ile nguvu ilishuka, hakozwe umurimo. kulitendeka kazi, N'abaho ngaho na baratinya, walikuwa pale wanaogopa, bagira ubwoba. wanashikwa na woga. Aba bagabo Anasema hao wanaume ni abari, ni wa wapi? aba bagabo Hao basinze. wanaume walilewa. Petero arahaguruka Petero ati, anasimama hivi, twasinze, hatukulewa. dore ni mu gitondo kare kare. Ese uwasinda yasinda kare kare, ahubwo ni bya bindi vile vile Yoweri yavuze, bya bindi ngo mu minsi y'imperuka siku ya mwisho umwuka wera Roho azamanuka. Mtakatifu atashuka. Nibyo byabaye. Vile vilikuwa. Tukuganira ku ijambo rivuga ati Nazungumza neno inayosema eti imbaraga z'umwuka wera, nguvu za Roho Mtakatifu. imbaraga z'umwuka wera Nguvu ya Roho Mtakatifu zagomba cyane, ni za lazima. kuko nutazigira Kama uko nayo uzasebanya. utazana na watu. Imbaraga Nguvu buri umwe wese kila mmoja yarahamagawe, aliitwa, buri umwe wese yarahamagawe. kila mmoja aliitwa. Duhurira mu bwami bw'Imana. Tunakutania ndani ya ufalme wa Mungu. Aho niho twahuri Pale ndipo mu bwami tulikutania bw'Imana. ndani ya ufalme wa Mungu. Tukuja he? Tunaenda wapi? Tukuja mu ijuru. Tunaelekea mbinguni.
nawe nawe kuja mu ijuru wewe kabla unaelekea mbinguni bisaba ngo ninaomba imbaraga uzifite hii nguvu kuwe nayo. hizi imbaraga utazigize Hizi nguvu kama unazo uzananikurudia utashindwa safarini. Luka kama 24 Luka 24. maze 24:24 maze arababwira ati aya niyo magambo nababwiye nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri nje byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe kuri Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi no kwihana kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye i Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikirwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Hakuna kitu takimoja bari bakwiriye gukora batarahabwa izi mbaraga, kuko izi mbaraga z'umwuka wera zigomba kubahindura. Izi mbaraga z'umwuka wera iyo zakugezeho zihindura kamere yawe, ntawe usigara ugifite kamere, ahubwo urahinduka. Amen. Imbaraga z'umwuka wera, nguvu ya Mtakatifu, hari imbaraga zarizo zose. Iyo umwuka wera yinjiye muri wowe, aba bandi bari bakuzi baravuga ati uyu muntu yahindutse. Babandi babonaga Petero baramubonye baravuga ati uyu ntari Petero ahubwo n'undi. Babandi babonaga ba Matayo barayitegereje baravuga ati aba ntaribo ahubwo n'abandi. Kubera iki? Bari bahawe imbaraga Mtakatifu. Tukuganira ku mbaraga z'umwuka wera muri iki gihe cya none, nako dukeneye izo mbaraga z'umwuka wera zija mu mitima yacu. Umwuka wera naza muri twebwe, amen, tuzanezerwa, tutafurahi, ibyishimo bizaza, urukundo ruzaza, amahoro gazaza. salama itakuja. Ni imbaraga z'umwuka wera, ni nguvu za Roho Mtakatifu. naho utarazigira kama hujapewa uracyari wawe, ukingali ule no gukora ibyawe uzabikora kufanya zambi tefanya kunywa amazi, kunywa maji. ariko nugira izi mbaraga uzenda gukora ku cyaha. Umwuka wera akubwira ati wenda gukora icyaha, kandi nubwo wakigwamo ntawe uzakiraramo. Ni impamvu iki muri iki gihe dufite ibibazo, tubaze umuntu umeze wagikoze ngoya kandi wagikoze. Ni impamvu iki dufite ibibazo, kuko nta mwuka wera bafite wo kumushinja. Ariko nugira umwuka wera muri wowe uzawushinja ati wagikoze, uzemera. N'abakozi ngo bazaruha, n'abakozi ngo bazaruha. Impamvu iki tukuruha none, tunachoka leo mu mitima y'abantu harimo vide, ndani ya mioyo iko wazi, nta kintu kirimo, hakuna kitu. baherutse baja mu mazi gusa, walipenda kugenda ndani ya maji tu, twaherutse tudubika tunatia ndani ya maji tuvanamo tunatoa ngo tubonye abakristo. tunapata Wakristo. Ariko none muri abo bakristo bo twabonye hinjiyemo abarozi, hinjiyemo abasambanyi, hinjiyemo abaneguranyi, hinjiye semana kurengia. Bisaba rero umwuka wera, Roho Mtakatifu, bisaba umwuka wera, Roho Mtakatifu, umwuka wera, Roho Mtakatifu ukwemeza ibyaha, yanatukubarisha dhambi. umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera akwemeza icyaha, ashera atarakubwira ngo kino ni icyaha, umwuka wera warakubwira ngo kino ni icyaha. Hii ni dhambi. Iyo
ijambo ry'Imana ritarakubwira ngo kwanga kwemezwa n'icyaha Umwuka Wera arakubwira ngo kwangana n'icyaha Roho anakwambia kuachana ni dhambi. Umwuka Wera Roho Mtakatifu ndio nguvu ya waaminio. kandi Umwuka Wera Roho Mtakatifu ndio gari rizajana bizi ndio kinga litachukua waaminio. ndio mavuta Ndio mafuta. Chakora mzahabwa imbaraga Lakini mtapewa nguvu. Umwuka Wera n'abantu Roho Mtakatifu akiwashukia. imbaraga zirakenewe. Nguvu inahitajika. Amen. Amen. Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije. Ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikirwa imbaraga zivuye mu ijuru. Taho wagurira Umwuka Wera. Hakuna kunyelezi nunua Roho Mtakatifu. Taho wawushakira. Hawezi utafuta. To waje kuri asheringa mu Mwuka Wera. To wazwanje mu kurambike ibiganza mu Mwuka Wera. Aho Umwuka Wera uva mu Mtakatifu anatoka Imana yo yonyine. Ibonye cyese Unafika wakati uhereza Umwuka Wera Roho Mtakatifu. Ese barawusaba. Wale wanaviomba. Barawusaba nyine. Wanaviomba kweli. Uzibuziryamira mu cyangwa ukabara zagusanga. Oya. Umwuka Wera barawusaba. Umwuka Wera barawusaba. Kandi iyo wawuhawe urabimenya. Iyo wawuhawe kamera irahinduka. Iyo wawuhawe uba mushasha. Uba mushasha. Unakuwa mpya. Izo mbaraga zirakenewe. Zile nguvu zinahitajika. Izo mbaraga zirakenewe. Zinahitajika. Muri uyu mwaka Ndani ya mwaka dukeneye izo mbaraga. nataka zile nguvu. Nitugira izo mbaraga. Kuwa na zile nguvu. Nitugira izo mbaraga. Kuwa na zile nguvu. Buri umwe wese azagira ishaka ry'umurimo w'Imana. Ndio kazi ya Mungu. Kubera iki afite izo mbaraga? Ana zile nguvu. Ningira izo mbaraga. Kuwa na zile nguvu. Ntawe uzantanga hano ku materaniro. Hapa mkutano. Ningira izo mbaraga. Ko nzareba dusabe. Ahubwo ngiye kwaje nzireba. Binafsi nitashangilia. Muri iki gihe abakristo barebana runaka atabikoze nanjye sindabikora. Mimi sitabifanya. Ariko nugira izo mbaraga winagira izo mbaraga nta muntu uzamutanga kuririmba. Impamvu iki bari kumutanga ni uko ni umurimo Ni kazi. imbaraga zirakenewe. Nguvu zinahitajika. Imbaraga zirakenewe. Nguvu zinahitajika. Imbaraga Zile nguvu ni Roho Mtakatifu. nta Mwuka Wera Kama Roho Mtakatifu ni meya. ni bure. Nta Mwuka Wera Kama Roho Mtakatifu ni ubusa. ni bure. Ni ubusa. Bure. Nta Mwuka Wera Kama ibyo uzakora byose bizafanya utakuna chokea bure. utanga kimwe cyacu. Baada ya 10 Nta Mwuka Wera Roho Mtakatifu uza ku materaniro. Nta Mwuka Wera ni ubusa. Aho Umwuka Wera ni ukwemeza ko Imana yakwemeye. bali. Amen. Amen. Umwuka Wera Roho Mtakatifu ni mwongozi. Umwuka Wera Roho Mtakatifu ni mwongozi. azakuyobora Atakuongoza ashera atari biashara yupo. runaka atari aho umuntu atari azakuyobora. Roho Mtakatifu Umwuka Wera azakwemeza icyaha aho runaka atari azakubwira ngo kino ni icyaha. Umwuka Wera urakenewe mu mitima yacu kuko nizo mbaraga z'abizera. Amen. Cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamara. Mtakatifu akiwashukia. Ni ijambo ryiza. Neno nzuri. Byakozwe Matendo ya Mitume. Umwuka Wera urakenewe. Roho Mtakatifu anahitajika. Imana yarawudusezeranye. Mungu alituahidia Ibice bibiri. sura mbili. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Nuko baza Petero n'izindi ndumwa bati, bagabo bene data tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose bazahamagarwa n'Umwami Imana. Amen. 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 Ubwami bw'Imana Falma mbili cyangwa gukizwa au kuokolewa bitangiriye no kwihana. inaanzilia hapa na kutubu.
inzira yo kwinjira mu bwami, njia ya kuingia ufalme, inzira yo kwinjira mu njia gakiza ya kuingia ndani ya wokovu itangirwe no kwihana. inaanzishwa na kutubu. Wamara kwihana Kisha toba ugahindukira, unabadilika, unageuka, wamara guhindukira ukabatizwa, unabatiziwa. wamara kubatizwa Imana nayo ikaza gushira ikimenyetso cy'umwuka wera. Muhuri wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Niyo nzira yo kuja mu ijuru. Ndio njia ya kuingia mbinguni. Ariko ubwira umuntu kwihana, Naambia mtu kutoba akumva n'umuntu anasikia namchokesha, ariko agakiza lakini wokovu aho gahereye inaanzia ni kwihana, kutubu. kwihana ibyaha Tubu zangu byawe. yako, Wamara kubyihana kisha tubu, ukabatizwa, unabatiziwa. wamara kubatizwa Ukabatizwa. Imana ikaguhereza umwuka Naye wera. anapatia Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Urashobora kwihana Unaweza kutubu, ukabatizwa, ukabatizwa, Imana ikaguhereza umwuka wera. Mungu na hata kupatia Roho Mtakatifu. Kubera iki? Kwa nini? Kuko Imana iba mu mutima. Kwa kuwa Mungu anaangalia ndani ya moyo. Imana ireba Anaangalia mu mutima ndani ya moyo. ikavuga uyu Anasema muntu uyu muntu nubwo Dawa anabatizwa. akaba yihana Anatubu. ariko abyatuje akanwa anasema kwa kinywa mu tu, mutima ndani ya ntobirimo, moyo haliko. bigatuma Imana itaguhereza Na umwuka acha Mungu wera. atapatia Roho Mtakatifu. Ariko mbere Lakini mbele kera zamani warihanaga ukabatizwa, ako kanya umwuka wera Roho akanakuza, Mtakatifu anakuja kwako. kuko wabaga umara Kwa amaji. kuwa unatosha wakalote. Amen. Amen. Buri umwe wese Ila yoyote ahabwa icyapa yo anapewa gushaka kazi umwuka wera. ya kutafuta Roho Mtakatifu. Urashobora kumara imyaka 50 mu teraniro nta mwuka wera wari wahawe. Huyu apata Roho Mtakatifu. Wawundi uje ako kanya Inakuja pale pale. akawuhawe. Anapewa. Amen. 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 Urashobora kwihana icyaha cyawe, urashobora kuvuga ati ndahindukiye, Sema nabadilika, tuhabwe umwuka wera. na utapewa Roho Mtakatifu. Ariko runaka yaze Lakini mtu alikuja akaza mara maji umutima anakuja umenetse, tena moyo wako na akatuza umutima we, anasema na moyo wake Mungu anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Arajya kubatirishwa umwuka wera, so kuvuga mu ndimi, Batizo Roho so kuvuga barararara, oya, Hapana. ahubwo iyo umwuka wera Basi Roho Mtakatifu akifika kwako ihindura kamere yawe. anabadilisha tabia zako. Amen. Amen. Iraguhindura Anakubadilisha, kugira musha, anafanya mpya. icyakora muzahabwa. Lakini mtapewa nguvu. Iri ni isezerano Umwami Yesu yadusezeranye. Ni hadi Mungu Abwira abigishwa Wakiambia Petero wanafunzi arabasubiza ati nimwihane ibyaha byanyu, Akawaambia umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Umuntu wese utarabatizwa mu izina rya Yesu Kristo abatarababarirwa ibyaha, bado kusamehewa dhambi zake. ibyaha bye biba bikimuri. Dhambi zake zikingali kwake. Umuntu ababarirwa rimwe gusa ariko abatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Akibatizwa ndani ya Yesu Kristo. Ngo kandi mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, Pate kusamehewa kandi dhambi namwe zenu. muzahabwa iyi mpano y'umwuka Mtapewa wera, karamu ya Roho Mtakatifu. muzabwa impano y'umwuka wera. Mtapewa karamu ya Roho Kuko Mtakatifu. isezerano ari Kwa kuwa ahadi iryanyu ni yenu n'abana na banyu watoto zenu n'abari kure bose na wenye kwa mbali wote bazahamagarwa na wataitwa Imana yacu. na mfalme Mungu wetu. Isezerano ry'umwuka wera Ahadi ya Roho Mtakatifu ryacu. ni yetu. Ni kukubwira ngo ufite uburenganzira, Nakwambia una haki. ufite uburenganzira Una haki. bwo kubwira Imana ati Nakwambia Mana Mungu. nabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, Ndani ya Yesu Kristo. ariko ndikumva muri njyewe Ndani yangu ndifite niko nta mwuka wera mfite, Roho Mtakatifu. none nawe mbatirisha umwuka Nawe wera. nibatize na Roho Pereza Mtakatifu. umwuka wera, Nipatie ile Roho Mtakatifu. pereza umuyobozi, Nipatie mwongozi. pereza umufasha, Nipatie msaidizi. ukabisaba Nabiomba. uko ubifite uburenganzira. Una haki ya kuliomba. Amen. Amen. Iri sezerano ni iryanyu Ahadi ni yenu. n'abana banyu Watoto zenu. n'abari kure Na wenye kwa bose. mbali wote. Amen. Amen. Urahije nkomeje, Urapia. nta muntu ufite umwuka wera uzaje gusamba, nta muntu ufite umwuka wera uroga, nta muntu ufite umwuka wera utegurana, nta muntu ufite umwuka wera Mtakatifu witandukanya na mwene se. anayetengana ndugu yake. Oya, Hapana. ibyo byose Bali vile vyote ni imirimo ya kamere, Kazi ya tabia. kandi umwuka wera aza gutwika kamere. kupunguza tabia mbaya. Amen. Amen. Umwuka wera Roho Mtakatifu kiba kimuzanye niko kinamleta ni ukuduhindura. kuja kutubadilisha.
kutugira abana b'Imana, kutufanya wana wa Mungu, kuduhindura abasha, kubadilisha wapya. amen. Amen. Ufite umwuka w'Imana, Na kama na Roho Mtakatifu ushobora kurakarira mwene hauwezi kukasirikia mwenzako izuba rirenge, jua ipite, kuko byanditswe ati kwa kuwa ndiko hivi murakara ukisirika izuba ntirikane, jua isipite kugira ngo mudakora icyaha, kusudi musifanye dhambi. na warakarira mwene imyaka ibiri Kitabu yake mwaka mmoja miaka tatu wewe ulishafanya dhambi zamani. Amen. Amen. Umwuka wera, Roho Mtakatifu ndiye anahitajika. uwo mwuka wera Ile Roho Mtakatifu akikuja imbaraga we, ni nguvu. iyo wamaje kuwuhabwa Kisha pewa ufite amahoro, unasikia una salama, ufite amahoro muri unasikia Kristo, una salama ndani ya Kristo, umeze neza, wewe kabisa uko vizuri, nta nakambi ka satani kuna kakura mshale ya shetani nagusa kwako, kuko wifitiye amahoro, kwa kuwa wewe una amani ndani ya Yesu Kristo. amen. Amen. Imbaraga Ni nguvu muri rugendo, ndani ya safari. Unahitajika hii nguvu ya Roho imbaraga Mtakatifu. y'umwuka wera, Nguvu ya Roho imbaraga Mtakatifu. y'umwuka wera Ile nguvu ya Roho Mtakatifu izatuyobora, ndiyo itatuongoza, izatuma ndiyo duhagarara, itaacha tunasimama wema. amen. Amen. Imbaraga y'umwuka wera. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Yohana abatubanjirije bari bafite iyo mbaraga, Waliotangulia walikuwa na zile nguvu. niyo mpamvu ba Pawulo Ndio sababu wa Paulo bemeraga gupfa, walikubali na kukufa. niyo mpamvu bakoraga ku manywa na Ndio sababu nijoro, wanatumika mchana na usiku batitaye ku bugingo bila bwabo, kushughulika kwa maisha yao, kuko bafite izo mbaraga, kwa kuwa wana zile bafite nguvu. bazi ko Wanajua ya kwamba bafite uwo bari gukorera, wana mwenyewe wanatumikia ejo azabagororera, jana kabisa, atawalipa. kandi azabagororera iki? Atawalipa nini? Ubugingo buhoraho. Uzima wa milele. Imbaraga Nguvu. uhihi nagira iyo mbaraga, Uhihi akiwa na zile nguvu, ashera akagira iyo mbaraga, ashana kuwa na zile nguvu, tukagira izo mbaraga, tunakuwa na zile nguvu, iteraniro rizaba amahoro. mkutano wote itakuwa na salama. Amen. Amen. Mwitegereze Mtazame igihe bari intumwa zari zavuze ati kati mitume zilisema eti ni ukugurisha ibyacu byose, ni kuuza vyetu vyote. umugambi ni uwuhe? Shambani nini? Ni ukugira dufashe abakene, Tusaidie maskini hagati yacu katikati yetu, hatabamo abakene, usikuwe maskini. kuko hari hizo mbaraga. Kwa kulikuwa na zile nguvu. Uwagerageje kubesha Mwenye alitaka kujaribu kudanganya, walimwambia eti wewe unadanganya. ubeshe Haiko sisi unadanganya, bali unadanganya Roho Mtakatifu. ako kanya kwa Pale pale anaoka chini. izo mbaraga zirakenewe, Zile nguvu zinahitajika, izo mbaraga zirakenewe. zile nguvu zinahitajika. Uyu mwaka Mwii mwaka bisaba ngo izo mbaraga Imana ziduhe, inaomba zile nguvu Mungu azitupatie. 14 ari kuvuga ati inasema hivi: nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Amen. Umufasha Msaidizi wo kubana namwe ibihe byose, kuishi nanyi siku zote, aho uri kuja hose wali popote, na uwo mufasha ari kumwe yule nawe, msaidizi kwa pamoja nawe. izatuma utinya gukora icyaha kuko uzikuye hamwe n'umuntu kwa kuwa ukureba. uko pamoja, mtu anakuangalia. Amen. Amen. Uwo mufasha Ule msaidizi ninja mu kampani ndani ya kazi, zagendana nawe, tembea naye, zabana nawe, zamenya ko amuhande umwuka wera hari ari kundeba, bazabana namwe ibihe byose. siku zote. N'umufasha Ni msaidizi. amen. Amen. Ese nawe urazikeneye, ese nawe ukeneye umufasha wo kubana nawe ibihe byose, azabana nawe mu makuba, azabana nawe mu byago, azabana nawe mu gahinda, azabana nawe muri kimwe cyose, azaba ari hamwe nawe. Ni umufasha utabura gutabara. Msaidizi hakose kusaidia. Amen. Amen. Azabana nawe, Ataishi nanyi. nimunkunda muzitondera Mkinipenda nanjye nzasaba data
nawe azabaha undi mufasha nami kama baba atapatia msaidizi kubana namwe ibihe byose kuishi nanyi siku zote niwe mwuka w'ukuri ndiye roho wa kweli ni umwuka w'ukuri ni roho wa kweli ntibishoboka ko abisi bamuhawe haiwezekani kuko batangura wakuwa kandi bamutazama batamuzi sina bamujua ariko mwebweho lakini ninyi muramuzi mnamjua kuko abana kwa nawe naishi nanyi kuko abana kwa nawe naishi nanyi kandi azaba muri mwe tena atakuwa ndani yenu azaba muri mwe atakuwa ndani yenu amen amen iyo umufite muri wowe ukikuwa naye ndani yako ahora gukoma anashinda na anabisha ahora gukoma anakuwa na ahora gukoma anakuwa anabisha kubera iki kwa nini imana yicaye muri wowe Mungu alikaa ndani yako umwuka wera ari muri wowe Roho Mtakatifu ahora akubwira ati anaenda na kuambia amasaha yo kuja ku materaniro arageze ndio kukutana nafika haguruka genda mama enda reka Acha gukererwa kuchelewa. reka Acha gukererwa kuchelewa. genda Ende. kubera umufite muri wowe wakweko ndani yako amen amen sinzabasiga nk'imfubyi sitawacha kama yatima ahubwo nzaza aho bali nitakuja kwenye Mungu amen amen imana yacu Mungu wetu umwami wacu mfalme wetu uwo wadusezeranye ndiye alituahidia ngazakohereza umufasha atatutumia kubana msaidizi natwe kuishi nasi ibihe byose siku zote arongera aravuga ati Anaweza asema eti sinzabasiga nk'imfubyi sitawaacha kama yatima ntaturi imfubyi hatuko yatima umuntu arashobora kubura ababyeyi mtu anaweza kukosa wazazi ariko iyo ufite wamufasha ukikuwa na yule msaidizi wamufasha Yule msaidizi. uhora gutabara mu byago no mu makuba ndani ya pigo na tatizo ufumba babandi bafite ababyeyi unakuwa zaidi ya wale wenye uko na wazazi amen amen umwuka wera Roho Mtakatifu umufasha msaidizi ni umufasha msaidizi amen amen imbaraga z'umwuka wera Roho nguvu ya Roho Mtakatifu Yohana 15 Yohani 15 26 umufasha naza uwo nzaboherereza avuye kuri data ariwo mwuka w'ukuri ukomoka kuri data azampamya kandi namwe muzampamya kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanje amen amen iri ijambo ry'Imana hili neno la Mungu uyu mufasha naza ili kusaidiza kikuja ariwo mwuka w'ukuri yeye roho wa muri kweli mwe atakuwa ndani yenu kandi azampamya tena atanishuhudia ndetse namwe nanyi muzampamya mtanishuhudia kuko mwabanye nanjye kwa kuwa mliishi nami amen amen izi mbaraga tuvuga hii nguvu tunayosema imbaraga z'umwuka ni nguvu ya Roho Mtakatifu imbaraga z'umwuka ni nguvu ya Roho Mtakatifu udafite izi mbaraga z'umwuka kama huna yeye Roho Mtakatifu ntazamuka uzabona hakuna nyakuo utapata ntazamuka uzabona nyakuo utapata bisaba ngo ninaomba ushake izi mbaraga utafute hii nguvu kuko imana kwa yarazidusezeranye Mungu alituahidia wabatijwe mu izina rye wabatijwe mu izina rya Yesu Kristo ndani ya jina la Yesu Kristo izi mbaraga ni zacu hii nguvu ni zetu amen amen imbaraga z'umwuka ni nguvu ya Roho Mtakatifu umwuka araza Roho akikuja uwo data azabohera ule Mungu atawatumia azabayobora mu ataongoza ndani ya ukweli kote kandi ngazababera umufasha tena atakuwa ni msaidizi umwuka wera Roho Mtakatifu umuyobozi w'ukuri ndiye mwongozi wa kweli umwuka wera Roho Mtakatifu arakenewe mu mitima anahitajika ndani ya mioyo yetu abakera wa zamani bari bawufite walikuwa nayo niyo mpamvu ndio sababu batikanga nabi hawakushituka hawakuwa na dushoboye gutinya siwezi dusaze kuogopa ndugu tusabe dusabe ngati na tusabe hizi niogopa ko none lakini turatinya leo tunaogopa kubera byiringira kwa dusabe kuwa situmainie tusabe Tusabe na nani? tusabe naye hanitumainie bikenewe izi mbaraga nahitaji hii nguvu bikenewe izi mbaraga nahitaji hii nguvu izi mbaraga z'umwuka wera ni hii nguvu ya Roho Mtakatifu kikuja ntasobanukirwa dusabe nitaelewa tusabe ntadusabe nawe tusabe naye nsobanukirwa atanielewa amen amen imbaraga z'umwuka wera nguvu ya Roho Mtakatifu inahitajika 15 16 tuanzie mstari wa 7 ariko ndababwira ukuri yuko ikizaba cyiza yuko ariko ndababwira ukuri yuko
ikizabagirira ico kibamarira ariko ngende kuko nintagenda umufasha akizaza aho muri ariko ningende nzamuhereza umufasha uwo ubwo azaza azatsinda abisi abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha nk'uko batangiza Umwuka wera Roho Mtakatifu icyo akora kile anachofanya akwemeza icyaha anakukubalisha dhambi, akwemeza icyaha anakukubalisha dhambi, agira ati iki ni icyaha anakwambia hii ni dhambi kandi nawe ukacemera na wewe unakubali. imbaraga z'Umwuka wera Nguvu ya Roho Mtakatifu ni ingirakamaro, ni ya muhimu. imbaraga z'Umwuka wera Nguvu ya Roho Mtakatifu nituzihabwa tukipewa tuzatika tuzagira imbaraga, tutasimama na nguvu, tuzahagarara mu byizere tutasimama ndani ya kuko dufite izo mbaraga z'Umwuka kwa tuna ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Ariko nitutagira izo Lakini mbaraga kama hatuna ile nguvu tuzagenda tudeha tutaenda ducika intege. tunazofika. Izo mbaraga Zile nguvu mwene data kila ndugu, mushiki wanjye kila dada arazikeneye. anazihitaji. Uyu mugoroba Ndani ya jioni baganiza gati kuna zungumzia eti imbaraga z'Umwuka wera nguvu ya Roho Mtakatifu. abakera baramye Hapo kugakiza zamani waliishi ndani ya ukoo, bakakagumamo wanadumu ndani, bari bagafite wakuwa walikuwa nayo, bari bazifite walikuwa na zile nguvu, bari bafite izo mbaraga. walikuwa na zile nguvu. Niyo mpamvu basadurake Ndio n'abameshake sababu n'abandi Meshaki na wengine bemeraga kuja mu rwobo walikumbana rw'intare. kule ndani ya shimo Niyo la mpamvu ba Petero wa Petro n'abandi bakabakubita wengine inkoni wakapiga fimbo, bakavuga ati wanasema mutukubite. ati mtupige. Bari bafite izo mbaraga, Walikuwa na zile nguvu, bari bafite izo mbaraga, walikuwa na zile nguvu, bakemera bagashyirwa mu mazu y'imbohe wanatia ndani ya bakabafunga nyumba za kubera iki? Bari kwemera. Uzi kuri wenyine wakwemera, waze kuwa pekee, udafite izo mbaraga wakwemera, bakuryamisha hasi bakakubita ukemera. kupiga unakubali. Uri wenyine Ulikuwa pekee, udafite izo mbaraga, hauna zile nguvu, udafite ngo mavuta. hauna ile mafuta. Ba Yohana babatekaga mu nguru z'amavuta kubera ndani ya nguru za mafuta juu ya bakavuga ati turemeye Wanasema tunakubali, mututekemo, tupige ndani. kuko bari bafite izo mbaraga, Juu walikuwa na zile nguvu, bari bafite izo mbaraga, walikuwa na zile nguvu. bigatuma Inaacha, bavuga ati wanasema, umwami wanje Mungu wetu azantabara, atanisaidia, kandi naho napfa none tena nikizidi zabaho, nitaishi. kuko bafite izo mbaraga. Kwa kuwa wana zile nguvu. Udafite izo mbaraga Kama huna ile nguvu, ntawuzarangiza, hautamaliza hii safari. kuko igicuku kiranyishe, Kwa kuwa usiku kabisa iko nguvu, igicuku kiranyishe usiku kabisa iko nguvu, ni nijoro. ni usiku sana. Ibyahanuwe byose birusohoka, Iliyotabiriwa urukundo vinatimia. rwa benshi Pende ruzakunda, ya mingi ishari n'ishinya kabisa, byose kisirani, biri chuki, nini vyote vinakuja, izo mbaraga. vinaomba Nugira izo mbaraga kuwa na zile nguvu, uzireba ku giti cyawe, utajitazama mwenyewe, ntawuzareba mwene, hautatazama ntawuzareba uruhande rwawe, ahubwo uzareba ku giti cyawe, uzahora wisuzuma mu ngingo bwawe bwose, usaba ati Imana yakeneye imbaraga, komeza imbaraga, pereza imbaraga, nshobore kurangiza urugendo amahoro. safari salama. Amen. Pereza izo mbaraga, nshobore kuguma mu ijambo ryawe, nzareba iherezo ryayo kugeza igihe uzazira. Kufika wakati Pereza izo mbaraga, nguvu nizo zizatuma hiyo zitaacha unesha ibigeragezo. unashinda tatizo zote. Amen. Amen. Naho nutagira izo mbaraga, Basi kama uko na zile nguvu, nutagira izo kama uko mbaraga, na zile nguvu, uzasitazwa n'akantu utakwazika na kitu kantu k'ubusa. ya bure, kitu ya bure bure. Amen. Amen. Izo mbaraga zirakenewe, Zile nguvu zinahitajika. imbaraga z'Umwuka wera, Ile nguvu ya Roho Mtakatifu, imbaraga zo kutumenyesha, ile nguvu ya kutujulisha kabisa dhambi, ile safari ya kutushika nguvu ndani ya imbaraga safari, zo kudukomeza mu murimo ile w'Imana, kutushika nguvu ndani ya kazi ya Mungu, imbaraga zo kutuvana mu zile bukonje. nguvu kutoa ndani ya baridi. Amen. Amen. Zirakenewe. Zinahitajika. Mureke duhaguruke dusenge. Waache tusimame tuombe Mungu. Ubwo dutangiye umwaka, Tunaanza hii mwaka. Imana iduhereze izo mbaraga, Mungu atupatie hizi nguvu. imbaraga z'Umwuka wera. Zile nguvu za Roho Mtakatifu. Uyu Mwuka wera aragusura, Roho Mtakatifu anakosoa. Umwuka wera Roho arakuburira, Mtakatifu anakuarifu. akubwira icyaha, Anakuambia dhambi. akwemeza amafuti. Anakukubalisha kabisa dhambi. Imbaraga z'Umwuka wera
ni nguvu za Roho Mtakatifu. Waimbaji watie nyimbo ya kujoshi. Yashoboka umwaka n'uwanyuma mbese ubayuje
bwawe cyangwa kwishoboza ariko mpamvu dushoboje bose twabishobora ushoboze buri muntu wese ushoboze abateranye wese wadufite abana natwe tuyobore muri byose twishima dukunda ntabwo tubashe kuba abo ushaka tubashe kuba abo wishimira tubashe kuba abo wifuza byose urakoze uhabwa icyubahiro mu bantu ikimenyetso cy'uko wari uri kumwe natwe ikimenyetso cy'uko watari hamwe natwe ni uko ugiye mu mugaragu wawe ni uko ugiye mu ijambo ryawe ukaba utugaburira umutima w'ubugingo urakoze uhabwa icyubahiro mu bantu urakoze kuvuganya n'imitima yacu ukagabanya n'ubugingo bwacu urakoze uhabwa icyubahiro mu bantu utugaburiye ijambo ryawe kandi ijambo ryawe tweretse ko dufite isezerano dufite ni isezerano ry'imbaraga y'umwuka wera tukimara kumva ko ari isezerano natwe tugusabye izo mbaraga kuko ari uburenganzira bwacu kuko ari isezerano ryacu natwe turabigusabye natwe turabikwingingiye kugira ngo iryo sezerano ry'umwuka wera rihereze buri wese urabatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo wese afite uburenganzira bwo gusaba iryo sezerano maze akaribona mu izina rya Yesu Kristo tugusabye imbaraga z'umwuka wera kandi twumvisha akamaro k'umwuka wera ni uko umwuka wera ari umuyobozi ni uko umwuka wera ari umwarimu ni uko umwuka wera ari umwigisha ni umujyanama ni umuhumuriza ni umubwirizi natwe tukimara kumva akamaro k'umwuka wera natwe turabigusabye mwami kandi twumvishe ko uwo mwuka naza azemeza abantu icyaha ndetse n'iby'icyaha n'iby'urubanza n'iby'amateka turakwinjiza kugira ngo mwami uturinde ayo mateka ahubwo umwuka wera bikiri none ducire urubanza twumvishe ko urubanza ruhera mu nzu y'Imana urwo rubanza ruhera mu nzu y'Imana ni igihe ijambo ritanzwe buri wese agatera intambwe buri wese agasaba Imana kugira ngo ase n'iryo jambo tukimara kumva iryo jambo tugusabye ko dushoboza kugenda nkaryo ni ukuduha imbaraga ubane natwe umugaragu wawe ukoresheje umugisha kandi amagambo yawe yamugisha muri twe mu izina rya Yesu Kristo bana natwe n'ibice n'inyuma byose tugusabye ko umwuka wawe aza akabiyobora tugusabye mu izina rya Yesu Kristo mugire umukoro